Ese waba warigeze ugera mu gihe ubona ibintu byose byanze ndetse ugafata icyemezo cy'uko ibintu byose ugiye kubivamo? Ushobora kuba uri kureba iyi videwo ukaba warigeze ugera muri icyo gihe ndetse cyangwa ukaba uri muri ibyo bihe ubwo ushaka gufata icyemezo cyo kubireka, ariko buretse gatoya ubanze wumve iyi nkuru. Ibyo ari byo byose hari ikintu igiye kukwigisha cyangwa igiye gukungura mu buzima bwawe. Hari umuntu wabayeho wageze mu buzima bugoye cyane. Yari afite inzozi zikomeye ariko nta kintu na kimwe cyagendaga mu buzima bwe. Yagerageje inshuro nyinshi ariko buri gihe agatsindwa. Igihe kimwe ibintu byageze aho yumva nta mpamvu yo gukomeza. Yicaye wenyine afata icyemezo cyo kubireka byose. Yari ageze aho yibwira ati ndagerageza bihagije, nanone narananiwe. Ariko hari ikintu cyabaye uwo munsi cyamubujije kubireka. Yibutse urugendo rwe rwose, yibuka aho yavuye n'uko yigeze gutsinda mu bintu bito. Yibwiye ati niba narashoboye kugera hano sinashobora kuba nabireka. Uwo munsi yafashe icyemezo gikomeye cyo kongera kugerageza rimwe, nibura rikaba rimwe rya nyuma. Nubwo byari bigoye yatangiye buhoro buhoro. Iminsi yaragiye iriyacuma, ibihe biha ibindi, ibintu bitangira guhinduka. Aho yari ari yaratsindiwe hatangiye kugaragara amahirwe. Uyu munsi ubuzima bwe bwarahindutse, ariko si uko yari umunyabwenge kurusha abandi, si n'uko yari afite amahirwe kuyarusha abandi, ahubwo ni uko atigeze arekeraho. Hari isomo dukura muri iyi nkuru. Hari igihe ugerageza ibintu byose ukabona biranze, ariko ntabwo ari cyo gihe cyo guhagarika, kuko iyo ugeze aho unaniwe hari igihe amahirwe aba aribwo agiye kugusekera. Kureka nibyo byoroshye, ariko gukomeza nibyo bigaragaza intsinzi. Niba nawe warigeze ugera mu gihe wumva ushaka gucika intege ariko ukaba warakomeje ndetse ukaba ugikomeje, andika muri komenti ngo sinzacika intege.